Reka nongere ngo usuhuze we muntu wanjye uhora tuganira buri munsi, uhora unkurikiye, uri umuntu w'agaciro, ndabigushimiye mu kuri kose, mbikuye ku mutima ndagushimira kuko uri umuntu w'agaciro kuri jyewe. Iyo umpuye umwanya wo gukurikirana kino cyigisho, ngiye ku mutima wanjye ndagushimira pe, uri umuntu w'agaciro kandi Imana iguha umugisha, kandi nzi neza ko musabiye ibintu byiza. Umugisha ni ikintu cyiza kandi umugisha uturutse ku Mana. Rero iki ni igice cya kabiri cy'iki cyigisho, icyigisho cya boutique, kuko icya mbere twabonye ko gushora amafaranga muri boutique nta gihombo cyaba kirimo, kandi tubona n'ibyiza byayo, tubona n'inyungu irimo. Kuko niba twarakuri iki kiganiro wowe warabibonye neza, n'umuntu utarabibonye agende asubire inyuma, agenda asacinge ubucuruzi bwa boutique kuri icano, azabibona, asubire inyuma agenda kirebe, ariko tugende twiyibutsa no ku bantu bakibonye. Twabonye ko amafaranga nuyakoresha nabi iragushuka ukarya amafaranga nabi. Iyo yariye nabi usubira mu gihombo, ariko iyo umenye kwandika ukabara neza amafaranga wungutse kugira ngo umenye nayo ugiye kurya, byanze bikunze boutique irakungura. Kuko niba ukorera amafaranga 20, ayo mafaranga n'amafaranga menshi pe. Ikindi twabonye ni uko ho wakorera hose ntawo ubucuruzi bwa boutique buzagusaba ngo ndashaka iseta nziza, ndashaka quartier nziza. Oya, aho uzajya hose hapfa ko hatuwe n'abaturage, kandi ukabona ko aho hantu ugiye nta bacuruzi benshi bahari. Byanze bikunze abo bantu bahari niba ari benshi, kandi niba hari abacuruzi benshi bahari, uzaba uhayoboye, bose bazakugana. Kandi ikindi ni uko boutique idasaba igishoro gihagije, ntabwo isaba igishoro cya menshi. Yego iyo ufite wayashora, nushaka uzashora 5,000,000 cyangwa se 10,000,000 cyangwa se ushore n'ibihumbi 200 cyangwa se n'ibihumbi 100 birakora. Kuko upfa kuba ibintu ufite umuturage azabigusangana akabikubonana. Ibyiza nuko wagira byinshi kugira ngo umuturage uzaza kuguhahiraho azabigusangana, kuko biragoye ko kandi biranababaza umuturage akugannye akakwaka imari runaka agasanga we ntayo ufite. Icyo gihe yagiye agenda imbokoboko kandi akajya ahandi, kandi iyo agiye ahandi we nta kintu bamukivuganye, ubwo bamutandukanye. Kuko ababonye ko n'ubundi nejo nagaruka akazaza kukwaka ikindi, nta cyizere azaba agifite by'uko noneho ibyo ngibyo yaje kukwaka aza kubihasanga. Rero umucuruzi uzakugana akakuburaho ikintu, uzamenye ko nagenda azagenda agiye kugira ngo azagaruke, bizaba bigoranye. Rero gukompeta niko bigenda, uba ufite ikintu ku buryo umuturage nahagusanga azakigusangana. Ubwo ni uburyo nabwo twabonye. Rero ndagira ngo tugaruke kuri boutique muri igice cya kabiri gutya. Boutique nubwo twabonye ko ari nziza, tukabona ko igira umumaro n'umuntu wese utekereje boutique atekereza boutique, utekereje gucuruza wese atekereza boutique, buri muntu wese, ariko cyane cyane ku bantu bakuze. Kuko twabonye ko umuntu w'umusore, umuntu w'umwangavu, umuntu ntabwo yapfa gucuruza ibintu bya boutique, abashaka imirimo y'icyubahiro. Kuko boutique ntabwo wamubwira ngo ujya gutobanga iriya fu ngo abyemere, ngo ubwo ni umusore ntabwo yagenda kujya kuyora ibirayi akoresheje intoki ngo abyemere. aba akeneye kumesa urukweto rwe, aba akeneye kwambara neza, ubundi akaba umusirimu cyangwa se akabona akazi ka leta. Ariko umuntu wakubiswe n'ubu buzima, byanze bikunze iyo abonye ikintu akora nabyo biramunyura. Ubwo ndavuga wa muntu ugifite umurengwe, ukirya iwabo, uri mu mibereho isanzwe. Ariko umuntu wakubiswe n'ubuzima, byanze bikunze arabikora. Ntabwo abasore nabaciraho iteka, nawe yabikora. Ariko biragoye kugira ngo uzabone umusore uri mu makara, uri mu byondo, uri mu bitaka, oya ntayo wabona. Rero bitekerezwa n'abantu bakuze. Ibanga twabonye rya mbere rya boutique ni uko imari ya mbere uyibona igura make ukazayitangira menshi. Ndavuga nk'imyaka, kuko boutique ni imyaka. Niba waguze imyaka ukayirangura ibishyimbo muri iki gihe turimo, ukabirangura amafaranga 800, nyuma y'ukwezi kumwe uzabigurisha 600, urumva ko bizikuba kabiri. Iryo naryo twarabibonye. Ariko noneho igice cya kabiri, reka ngaruke mbabwira ko boutique buriya nubwo ari nziza ariko igira n'ibibi. Ngiye kubabwira ibyiza byayo, babwire n'ibibi. Kuko ikigisho cya mbere cyatwemeje uburyo kitugomba gucuruza boutique, ndetse biranadukundisha kuyicuruza, tubona inyungu irimo. Kuko ahantu ukorera amafaranga 2 ku munsi kandi washoye makeya kandi utavunitse, ni amafaranga menshi pe. Umucuruzi wakuri 20 ku munsi, uriya mucuruzi aba yakoze. Rero boutique niryo banga ryayo, kuko umukire wabikoze umuturage wese aramugana. Wowe witwa umukire kuko uri kubikora, ariko umuturage uzaza kuguhahaho azakugana kuzanira ifaranga, kuko niryo ryakuzanye. Dore rero ibibi bya boutique. Ikibi cya mbere uzahura nacyo, boutique izagushwanisha n'abantu, izakwangisha abantu. Ariko nibagiwe kora subscribe,
kora subscribe umuntu mushyashya ugeze ahangaha. Wanyinjiriye, wankopeye, nakwigishije ntabwo ariko nkutangiriye hafi, ngaho kora subscribe ubundi ukore na like ndetse na comment, ubundi nkomeze kugezeho kino cyigisho. Reka dukomeze gutya rero, nezere ko bamaze kubikora. Ikintu cya mbere kibuzahura nacyo nuko butike izagushwanisha n'abantu. Hari abantu Yesu ko mwese muzashwana, ariko hari abantu b'ingenzi muzashwana, kuko hari umuntu uzahora uguhahira buri munsi, kandi nawe nibyo ukeneye amafaranga. Agira ikibazo cyo kutabona amafaranga, naramuka abuze amafaranga azaza kukwikopeshaho. Naza kukwikopeshaho rero, reka tuvuge ko umukopye, mukagenda kubwira n'umuntu wanga kumukopa, uramukopye. Numara kumukopa aragenda agiye gukemura ibibazo bye, ariko ejo noneho yongera kubitwa. Nakubitwa kandi afite gahunda yo kukwishyura, nakubitwa azagaruka avuga ati ndi wose dore byanze, ndakwinginze ongera unkope. Urangiza utekereze, avuga uti umuntu utamaye amafaranga bwa mbere akayanyima bwa kabiri, ubu nongere mukope. Byanze bikunze uzavuga ati mbo reka nemere mukope. So mukopye kabiri, ubwa gatatu azagera mu rugo yongera atekereza n'ahantu agiye kuguhera bimucange, kandi ni wakunda, kandi wakurimo imyenda ibiri itandukanye. Byanze bikunze azagaruka. Nagaruka nawe uzatekereza uti aya mafaranga yaba ari menshi, wange kumukopa. Ni wanga kumukopa nawe azisubiramo yumve ko ari byo, yumve ko wenda kuba yamwemye nta kosa ufite, cyangwa se rimwe anakubara ikosa ati umuntu uriya abonye ko namwambura. Uriya umuntu hari ubwo tureba ibigaragara, ariko mu mutima we afite ibitekerezo byiza, wowe ukamurebamo ko atazakwishyura, nyamara muri we afite ishyaka ryo kuzakwishyura nubwo byanze, kuko mu buzima bubaho ntabwo uyu munsi nagira amafaranga ngo ejo nongere nyabone, n'ejo nongere nyabone. Buriya umuturage ntabwo buri muturage wese aba isaha n'isaha aba afite amafaranga. Rero niwanga kuyamuha uwo munsi, niwanga kumukopa uwo munsi, azataha rimwe, azataha ababaye, akwishyiremo kumubabaje. Kabiri, ashobora kuzataha n'uwashyira mu gaciro, n'ubundi birashoboka. Rero abo bantu babiri baje kukwikopeshaho, uwa mbere wamukopye, uwa kabiri wanze kumukopa, kuko harimo utazakopa. Uwo wanze gukopa rero abo bose byanze bikunze ari uzataha yakwishyizemo. Yanze kunkopa, nyamara ko hari runaka ajya bakopa, kuko hari umuntu uba wizeyeho ubushobozi, ukavuga uti isaha n'isaha we yayampa, wenda ukazajya uvuga uti mu kwezi azajya nyishyura. Noneho wa wundi wanze gukopa we nabona hari abandi bantu uri gukopa kandi bahora bagenda buri munsi, nawe azakwishyiramo avuga ati ngewe aranyanga. Uwo ni uwa mbere. Uwa kabiri, hari uzaza noneho kuko uwo muziho ko nta bushobozi afite, uzi neza ko nta mafaranga azabona, akwikopesheho umwange. Uwa mbere impamvu wamukopye ni uko umwizeyeho ubushobozi, uzi ko azayaguha. Uwa kabiri, nta nubwo noneho umwizeye na gato bw'uko azayaguha, uzi neza ko ari umukene, uzi neza ko kubona amafaranga arya bimugoye, ukavuga uti uyu muntu ntabwo nakwirwa mukopa. Uwo wanze gukopa rero sasa, niwanga kumukopa kandi azi neza ko ari umuntu wakopye, nashaka batanamizi ko nabona wanze kumukopa azakwishyiramo. Noneho nakwishyiramo utangire murashwanye, rimwe muzahora mu nzira ntimusuhuzanye, kuko azahita yumva ko umwanga, kandi umwangiye mu bukene arimo. Ntuzajya mu rugo, ntabwo azaba agiye kugusura cyangwa se ngo ujye kumusura, kuko muzamuhanye inzigo. Bivuze ngo butike ikibi cyayo ni uko izagutandukanya n'abantu mwahuzaga cyangwa se mugiye kumenyana nabo, mukagirana ibibazo biturutse ku mafaranga, biturutse kuko utamukopye, ugasanga umuntu murashwanye. Hari n'umuntu n'uzakopa nawe ubwe akwambura, nakwambura azajya kubona bebere cyangwa se nakwiyereka kwereye ko nta kintu wamugira, cyane yuko nta n'inyandiko ibi nahari, noneho anakwihorera. Rero bivuze ngo butike ikibi cya mbere ni uko ikwangisha abantu, igutandukanya n'abantu. Ikibi cya kabiri cya butike, nubwo turi kuyikunda, iragushuka ukarya amafaranga menshi, iragushuka. Iki twakibonye mu cyigisho cya mbere. Amafaranga iyo ubonye uri kugwiza amafaranga menshi, kuko uba utazi amafaranga wakoreye, utazi amafaranga winjije, tayari ubwo uragenda uyaryemo. Nuyaryamo urahita ujya mu gihombo, kandi ntabwo uzamenya ko wanahombye deja, ahubwo uzakomeza urye. Niba ku munsi wakoreye 20, woweho ku munsi uriye 30, ku munsi uriye amafaranga 30, kandi winjije amafaranga 20. Bivuze ngo na cya gishoro urimo urakiryamo. Noneho kuko utazi neza ko wariye amafaranga menshi,
cyane ko utanazi nayo wakoreye. Icyo gihe nuhomba uzavuga uti mbo buriya baranyibye, hari abanyambuye, yenda hari uwaje aranyiba simbizi, cyangwa se n'amafaranga narayataye. Weho ntumenye ngo amafaranga yagendeye hehe. Ntabwo umucuruzi wa butike iyo yahombye amenya ngo yahombeye he. Oya, ntabwo apfa kuhamenya. Rero ibyiza twabonye ni uko ufata urupapuro cyangwa se ikaye yawe ukazajya wandika amafaranga wakoreye n'ayo winjije. Kandi ikindi, buri mucuruzi wa butike w'umuhanga arihangana akamenya kurya make, cyangwa se rimwe na rimwe ntanarye. Ikizima ni uko ibyo byinjira, kuko iyo uvuze ngo ntangiye kurya cyangwa se ngiye gukora umushinga, hari n'abajya mu mushinga wo kubaka akabona ko butike yuzuye, ntazi amafaranga afitemo, ntazi iyo butike agaciro k'amafaranga ifite, agahita ajya kuzamura inzu ya miliyoni 30 kandi ari gucuruza ibintu bya miliyoni 5. We yabireba agahita bibarira miliyoni nka 200 kandi atazi ko bifite agaciro ka miliyoni 5. Ugasanga agiye kuzamura inzu ya miliyoni 30. Icyo gihe izamuwe ya mafaranga aragenda kayoyo kabyagiramo hagati, akabona amafaranga arashize. Iyo yashize akabona na butike nta kintu kirimo, ahita ayoboka banki. Yayoboka banki nayo ugasanga mbega umuntu arasaze, bitewe nuko atazi agaciro k'ibyo afite, ngo amenye amafaranga yasohoye, ngo amenye nayo yariye, amenye nayo yinjije. Icyo ni icya kabiri. Icya gatatu, ituma wirara. Butike ituma wirara. Uzirimo umuntu wayigezemo atangira se kwirara, kugira ngo byumve neza, urarengwa, reka mbyita umurengwe. Irakurengwesha ukumva ko wakize, ushyira akaguru ku kandi, ukiha mbega n'abantu ugatangira kubihenuraho. Wirase se, ntabwo uri kuvugana n'abakene, urimo uravugana n'abakire, kandi wirengagije ko ayo mafaranga yagukijije ari wa wundi w'umukene uyakuzanira, cyangwa se wa muturage uri kwirataho niwe ugutunze, kuko niwe ukuzanira ifaranga rikungura. Utamufite nawe ntago waya. Rero ituma wirara. Benshi bakize gutya, akabona butike iramwakije arakize, atangira kwirara, kandi arimo arirara, arimo ariyemera, arimo arirata kuri wa muntu wari umutunzi. Sasa reka ninkute noneho njye no kubyiza byayo. Reka njye kubyiza byayo, ni nabyo ngiye gusorezaho. Ikintu cyiza cyayo ni uko yunguka. Buriya butike irungura. Narakubwiye ngo igutuma ushora amafaranga menshi, noneho ukira ukabona ufashe igiceri cy'ijana. Niyo mpamvu benshi banabitinya, banayanga. Uriya sintinya kuvuga ko ari n'abantu banga butike, nubwo abantu bayikunda, ariko harimo n'abayanga. Impamvu bayanga, arayibarira akavuga ati ese ari harimo ihe nyungu? Nta nyungu irimo, kuko ikiro kimwe cy'ubugari afashe igiceri cy'ijana, undi akareba tipo igiceri cy'ijana sibura cyazagukiza. Nyamara harimo ibanga. Nugura ibiro 5, ntawe uzaza ngagura ikiro kimwe, azagura ibiro 5 by'ubugari. Ibiro 5 ngo n'amafaranga 500. Kandi nagura icyo kiro cy'ubugari ntazabura kujyana ibishyimbo, kandi ntazabura kujyana umunyu, yewe ntazabura kujyana n'isabune, yewe ntazabura kujyana n'isukari. Noneho bari icyo giceri cy'ijana muri ibyo bintu byose atwaye yungutse amafaranga. Uzi ko umucuruzi ushobora kwinjira muri butike agasohora amusigiye 2,000 by'inyungu cyangwa 3 by'inyungu. Hari n'umusigira 200 y'inyungu, ariko hari n'umusigira 3 by'inyungu. Ugasanga noneho hari abantu bari gutekereza mu ntibyakunda, birakunda. Iyo niyo nyungu ya mbere. Icyo cyiza cya butike, irakungura. Azari duke ku kiro, ariko nutwara byinshi anuka menshi, cyangwa se azari duke ku kiro, ariko hari undi uza kuza mu kanya, uteranye ibiro usanga ku munsi acuruje ibiro byinshi kandi bimwunguye menshi, nubwo yafatagaho dukeya. Ikindi kintu cya kabiri cyiza cyayo, iguhumura amaso, ituma ujijuka, ituma utekereza kure, ituma ureba. Ariko cyane cyane ibi bireba wa muntu twavuze uri kwandika. Umuntu utandika ntamenya ngo biravahe birageye. Reka umuntu utandika ntago amenya ngo ndimo ndakora ibyiza cyangwa ndakora bibi. Ikizima nuko amafaranga azakabika ngo arakongera akabika, ejo akarangura atandika. Umunyabwenge arandika, ibintu byose ni ku mubare. Rero umuntu wandika rero uhumura amaso, areba ese ndabona ibintu biri kugenda neza, nongere nshyiremo ibi ngibi, reka nongeremo ibi ngibi, reka nongeremo gutya, iki ngiki cyagenda cyane, ibi ngibi nabonye umuturage ejo yaje kubimbaza arabibura, reka bishyiremo. Bituma ahumuka amaso. Ikindi amenya nuko ubuzima bwo hanze bumeze, kuko hari abaza bakaganira, umuntu akamubwira ati nginda kwanga nubwo nkwanga apfa kunkupa. Mbega bituma amenya umuntu, akamenya n'imibereho ye, kuko akorana nabo, abagendana nabo, azaho ifaranga ryabo barivana, abazi uburyo rivuna. Awe ntabwo ari nka wundi wicara muri biro utazi uko ifaranga riba ryavunanye.
iki ni icya kabiri. Ikintu cya gatatu, ahorana amafaranga. Ubu ni ubutsinzi bukomeye cyane. Ni uko isaha n'isaha umuntu ucuruza butike wandika, ndi ku muntu wandika, we ahorana amafaranga, kuko isaha n'isaha ushobora kumutunguza ikibazo cya miliyoni 5 ako kanya agahita agikemura, cyangwa se ushobora kumutunguza ikibazo cy'ibihumbi 100 ni nko guhumbya, ahita agikemura kuko ifaranga rye ararihorana kandi igishoro cye aragihorana. Si uko atahomba, ariko ibyiza ni uko ibintu yaranguye byicayemo arimo arabireba. Rero kuba ari kubireba biramuha motivasiyo yo kubona andi mafaranga ndetse no kongera ibindi bikorwa bye. Noneho ya mafaranga yabonye nubwo yaje ari make, uburyo ari kungukamo arimo arasevinga kandi arimo aranakora. Bivuze ngo ikibazo cyose wamutunguza ku kijyanye n'amafaranga, amafaranga arayafite, amafaranga arayabitse. Rero abahorana amafaranga buri kanya, ntabwo wamutunguza ikibazo kidafite ngo usanga adafite amafaranga, ahubwo isaha n'isaha uzamusanga ari mu mafaranga. Iki rero nicyo cyiza kiryohera umuntu ucuruza butike, nuko nta bushomeri yagira, nakenera kugura akantu se arahita akagura, ntago bimubangamira. Nabona ikibanza arahita kigura, nabona inzu iri ku isoko arahita yigura, nabona imari runaka iteze kumwungura arahita yigura, ejo yongera ayisubize. Niyo mpamvu nababwiye ngo mu gihe cy'umweru w'imyaka bigura make, ariko muri cya gihe byarangiye birahenda. Yabona ibishyimbo, ubwo noneho yagera ahandi hari imari runaka, umweru w'ibishyimbo bireze, amasaka areze, soya, amashaza, aragenda bigura bidepe, cyangwa se ubunyobwa abigura bidepe. Nyuma y'igihe runaka cya gihe byahenze, yongera asubize ku isoko. Icyo gihe umucuruzi wa butike bihita bimuryohera cyane. Rero ndumva butike umaze kuyisobanukirwa, ukurikirana igice cya mbere ndetse n'igice cya kabiri, ndatekereza neza ko butike umaze kuyisobanukirwa neza. Ibyiza n'ibibi, ibyiza amahirwe harimo nuko ibyiza biri kurusha imbaraga ibibi. Ibibi byo ntago birenze, ariko ibyiza byo birarenze, nibyo byinshi cyane. Buri ikintu wakora kikaguha amafaranga ukabona kuri kucyungukamo, kiba ari cyiza cyane pe, kiba ari cyiza pe, kuko niyo yakuzanye, niyo uri gushaka. Kandi ikindi, ntuzijene ngo sinakora mu makara, sinakora mu birayi, sinakora mu mafu. Oya, bikoremo kuko nibyo bizagutunga, nibyo byiza, nibwo buzima bwawe. Rero ndatekereza ko butike umaze kwisobanukirwa neza. Reka nsoreza aha, ndumva umaze guhabwa cyangwa se umaze gufashwa n'iki cyigisho kandi ari ingirakamaro kuri wewe. Reka mushimire.